Ndabasuje mwese, ni Mama Kiki. Ntabwo mbabwira ngo imiti y'igiceri cya kangahe, ahubwo nje kubereka kuri ya miti ya bimera bitatu umuntu mixinga mu muti wa sida. Rero umuntu uza kambwira ngo birakora se koko, biragira gute, ahubwo nakugira inama yo gukomeza uko wari umeze, ntukonegite mu bintu wumva uri gushidikanya, kuko ikindi kibura kiba iyo message itambutse ahantu cyangwa inyuze ahantu mu gace ifite umuntu uziye nyirayumva neza agira gute. Rero ntabwo kino kimera nagiraga ngo ngende ntibagurisha, kuko nanjye kujya kugihiga birangora biramvuna. Nabikoraga kuko nzi ko mwe mutakizi, nabuze n'ukuntu nakibereka. Ubu muntu nzajya nkibigurisha, ibyo nanise bizaboneka neza ku wa mbere. Umuntu nzajya nkigurisha ni umuntu utakibona, ni umuntu unyeretse ko rwose adashoboye kukigira, ariko mwese hafi ya bese kibansabye kukibereka. Ubwo mu gihige ikosa utazakora ni ukudafata abantu bakora mu miti ngo ukababwira ngo iki kimera ngo uragifite, icyo kintu ngo urakizi, ngo ndebera ngo nyohereza puderi yacyo. Ejo mutaziyica niba utazi kukihigira ngo ugifate wowe ukireka ariko ufashe, kandi igihe ugifashe gutya jya ugikubita muri ji gutya ari ibibabi by'icyatsi, utabanje wabigira powder. Tubigira powder kuko tuba tugiye kubyohereza abantu. Rukumbu ngiyi rero muri bya byatsi bitatu mu bijya muri wa muti, yirebe neza rukumbu, ntuzansangira imboga isugiye kumbaza ngo buriya se ukora ngo gisa n'iki, buriya ni iki ngiki, ni iki rukumbu ngiyi ngize n'amahirwe yo ntabwo yarabye cyane. Muyirebere hano kwaka, iyi niyo rukumbu. Iki ni icyambere, kimera cyambere kijyamo. Ngiyi ruhomera mbuzi, mwana ibabare ntikabe karabye cyane, mbivanye kure iyo ngiyo mvuye kubona ibindi iyo bari kubyanika. Dore uru nirwo ruhomera mbuzi, rurebe, ndumva kano gatuma abantu benshi bakazi. Umukazi koko, umukazi ubwo bamwe baje bambaze bati senya barasanya. Oya, ngaka ndagerageje, ndagakweretse, nawe uzagerageze urebe. Kanze nce nk'akababi kaka kamwe, urebe ngaka rukumbu ngiyi, nawe nuyibona uzagerageza uyiringanize n'aka nakweretse. Rumanyo ari nayo yayindi inakubita na kanseri, ngiyi nayo basobanuriye. Ngaka ngiki, ibiture byo mbikuye ni nyuma y'isi, kugira ngo babandi bambwiye ngo bitwereke ibyo biti mwe mumereye nabi hano na inbox ngibi. Ibiti bitatu rero bishake ujye n'ubyo ubibona biri bibisi gutya, byukuraho amababi ariyo umixinga muri ya juice uyikore. Ntibizajye bigusaba kubanza wabyumisha ngo ugire ifu. Niba utabibonye utabibona gutya, wenda umuntu wabikuboneye abigira ifu abimixinge. Ubu ngubu imiti itatu ntago ngiye kongera kujya nyibaha mu dukopo dutatu, ngiye kujya nyikubitira hamwe nyibahe mu gikopo kimwe. Ari imiti itatu, apana kushira kuri buri kamwe, kuko kubibona bino biti kugira ngo uzakubite bingana gutya, ariko kubimixingira hamwe byapfa koroha. Ngiyi ya miti itatu rero ijya muri ya juice y'abarwayi. Ngiyi ya miti itatu ijya muri ya juice y'abarwayi. Ndizera ko mwabibonye, nagenda nabibereka kimwe kimwe. Ndibaza ko ndananiwe nyikoze ndusha, ariko ndavuga ngo reka nyikorere abashobora kubihiga bakabibona. Ngiyi ushaka uko bawita uko ariko kose ntacyo upfa kuza ari uyu, uko mu wita uko ariko kose ntacyo bitwaye upfa kuza ari uyu, uko mu wita uko ariko kose ntacyo bitwaye upfa kuza ari uyu nguyu. Ubundi we enjoying life. Murakoze.